hari ababihanganira bakabaye ariko ngiye byabaye imiti irahari namushakira imiti nashaka ngo imiti ngo yongera ngo gahunda ariko kuki abantu babitaruka kuki abantu babitaruka bivuze mwabagabo mwe nimbuzi gutera kabariro bitarimo neza nyamuneka imiti irahari everywhere you go ibaze ego sabe kugira ngo urugo rwe rumere neza. Niba uri umugabo cyangwa uri umusore uri kunyubaka kanya ukaba ubizi neza ko utewe ipfunwe n'ikibazo cyo kurangiza vuba mu gikorwa cyo gutera kabariro. Kurangiza vuba ni ukutamara umwanya uhagije wishimanye n'uwo mwashakanye cyangwa umukunzi wawe. Uraba ugitangira igikorwa mu masegonda make cyane ukaba wamaze kurangiza. Nta bushake ugira, ntabwo ushobora kwiyongeza ituru ya kabiri, niyo ubigerageje nayo irangira nk'iya mbere. Iyi produit ureba kuri screen yawe yitwa Titanic King. Iki nicyo gisubizo cyonyine ukeneye ngo utandukane n'ibyo bibazo byose, harimo kurangiza vuba, kutiyongeza no kutagira ubushake. Ntuzongera kurangiza vuba nuyikoresha. Yego nibyo ubyumvise neza. Nukoresha Titanic King ntuzongera kurangiza vuba. 98% by'abagabo n'abasore bamaze kuyikoresha yabahaye ubushobozi bwo gukontorora imibonano byibuze mu gihe kitari munsi y'iminota 15 kuzamura. Urabyumva ute? Nawe nuyikoresha bikagenda uko? Icyo ufite gukora ni kimwe. Reba kuri telefone yawe aho hantu hari buto ya WhatsApp hakande inzobere zihite zikwakira cyangwa se uduhamagare. Kuko aho uri mu gihugu hose iyi produit ibasha kukugeraho mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Ushobora kuba warikinishije ukabireka ariko ukaba uri guhura n'ingaruka zabyo cyangwa no kubireka bikaba byarakunaniye ukaba uri kwibaza icyo wakora nonaha, nawe twandikire tugufashe. Tekereza noneho ubaye uri umusore cyangwa uri umugabo twese twubaha dutinya ufite n'ubwanwa ariko ugasanga ufite igitsina gitoya nk'icy'umwana, agapipi. Byose yaba ari amakosa yawe kuko ntacyo urabikoraho kugeza aka kanya. Nitwe twenyine twihariye dufite produit nziza cyane igufasha kongera ingano y'igitsina cyawe yaba mu burebure ndetse no mu mubyimba ituruka mu gihugu cy'Ubuhinde. Niba rero wifuza gutandukana no kurangiza vuba burundu, kutiyongeza no kutagira ubushake, kwikinisha ndetse no kugira igitsina gito, ni amahitamo yawe. Icyo twe dukora ni ukuguha imiti myiza ikora kandi yizewe igufasha kubihagarika burundu. Twandikire kuri iyo nimero ureba cyangwa se ukande kuri iyo buto ya WhatsApp ubundi nawe tugufashe mu ariko kuki abantu babitaruka kuki abantu babitaruka bivuze mwabagabo mwe nimbuzi gutera kabariro bitarimo neza nyamuneka imiti irahari everywhere you go ibaze ego sabe kugira ngo urugo rwe rumere neza.